kubera Kristo. Wari umubajije ngo narayitegereje asa n'umurwayi ngo bubisi n'igisubizo muhaye arakuba aragenda. Bukeye no kwambara n'ubwira ngo barende arakaryama kajya mu kigo. Yesu nashimye. Bijyanga bikunda. Ndiye simbona impamvu umurwayi atabanisha ayibona. Nta mpamvu nini ubona umurwayi atabanisha sibibona. Aho yibona muri Imana umugisha mu Rwanda izaho n'ifeza zaho izaho. Ariko ikibazo baratwibyoranye aho baryamye kandi ibyo dukuye turabizi. Katukomere n'amashyireje. Mwami Yesu turagushimira wakoze kuri mugoroba mwiza. Urakoze umugisha wawe wawe. Urakoze Mwami wakoze kuturinda tuza tugiye gutangirana natwe. Amaraso Yesu twicire Mwami ukuboko kwawe kwiza kugendana natwe tugere mu ngo iwacu amahoro. Mwami tugere amahoro turashima izina ryawe. Dusange amahoro natwe tubashyiriye amahoro. Tuzongere duhure ejo nimugoroba twese turi bazima dushima izina ryawe. Urakoze Mwami icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha mugendane n'Imana. Imana ibagirire neza.